ongera uhabwe umugisha n'Imana wowe udahwema kudukurikira umunsi ku wundi kuri YouTube channel ya Salomo TV. Uyu munsi twagarutse n'ubundi mu biganiro nk'uko bisanzwe by'iyobokamana. Muri aya masaha rero murabona ni kuzuba hasa neza, turi kumwe na Salomo Ntakinanira Imana kuri screen yacu. Salomo uraho neza? Ndaho ndakomeye, meze neza nta kibazo. Umeze neza? Ndashima Imana. Wadutekereye iki iyo abantu benshi bakubonye kuri screen baba bazi neza ko hari ibintu byiza ugiye kubagezaho? Nguhaye ikaze. Ndabashimiye abantu mwese mudukurikiye muri mu mpande enye z'isi zitandukanye, muri mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Aziya ndetse umugabane yose igize isi wa Australia, Afurika, Amerika ndetse n'Uburayi. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro nibahereze imigisha myinshi. Iyo turi hano rero tuba tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, aho natekereje ko tugiye kugira ibyo tuganiraho. Tugiye kuganira mu gisata cy'iyobokamana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, amagambo y'Imana, amagambo akomeye cyane. Reka rero ntangire mvuga ngo ntawatsinda urugamba atarwanye, kandi ntawe uhozwa atarize amarira. Bivuze ngo amarira ufite Imana izayaguhoza. Imana iri bukurwanirire wowe uceceke, kubera ko intambara ni y'Uwiteka. Urugamba ufite ni Imana igomba kukurwanira, ko wowe nta kintu washobora. Yego, wowe nta kintu washobora. Ndashaka ko tuvuga rero ku magambo amwe namwe abagiye ari muri Bibiliya, amagambo y'Uwiteka. Ngira ngo ubundi ubu twamaze gutangira kuyinjiramo no kuyavuga. Ndashaka ko tuvuga ku mateka y'Abisirayeli bari mu Egiputa. Abisirayeli bari mu Egiputa, bari ku mwami Farawo. Bariho bari kugirirwa nabi, niko nabivuga, bari kugirirwa nabi bikomeye cyane, aho Abisirayeli bari gutotezwa, bari gukoreshwa imirimo y'uburetwa. Niko bimeze. Imirimo y'uburetwa yakoreshwaga rero Abisirayeli. Ndagira ngo tuganire ku history, ni kwa kundi tugira gutya tukabaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye. Ndashaka ko tuvuga cyane ku mugabo witwa Mose, Kalebu ndetse na Yoshua. Yego, ni abagabo batatu. Aba bagabo rero navuga ngo byagezaho bikomera, haboneka uwitwa Kalebu na Yoshua. Yego, Kalebu na Yoshua bayobora ubwoko bw'Abisirayeli babageza mu gihugu cy'i Kanani. Ariko umugabo witwa Mose ntiyigeze areba i Kanani. Reka umugabo witwa Mose impamvu atarebye i Kanani, ngo Imana yaramubwiye ngo akubite ku rutare, yihonderaho inshuro ebyiri, kandi yarimubwiye ngo urakubitaho rimwe. Mose arangije akubitaho kabiri, kubera ko Abisirayeli bari babuze amazi yo kunywa. Umwuma wabishe mu butayu, n'umujinya wose, bari kubwira ati ese Mose watuzanye gupfira mu butayu? Noneho rero aho hantu niho Imana yabwiye Mose ngo Mose ufite iki? Ngo ufite inkoni, uko Mose n'ubundi yabivugaga. Mose arangije Imana ati kubita kw'iryo buye ukubiteho rimwe. Kubera umujinya Mose akubitaho kabiri, ngagira ngo amazi aze vuba. Imana yamubwira ngo umwuga ukubiseho kabiri amazi araza, ariko nawe igihugu cy'i Kanani ntuzakirebesha iki? Amaso. Uzacyumva, uzakirebesha amaso ariko ntuzakigeramo. Uzakirebesha amaso ariko ntuzagikandagiramo. Yego, uzajya ukireba kiri hakurya iriya, ariko ntuzigera ugira gute ugikandagiramo. Ndagira ngo hano rero tuvuge ko aya magambo, yego, tuvuge ko aya magambo, tuvuge ngo hari igihe dukora ibintu, tugakora ibintu Imana ikadukubita icyo bise igihano. Yego, kinyafu. Imana ikaba yaraguhaye amasezerano, hakaba amwe atinda kuzasohora cyangwa hakaba n'atazasohora. Nose kuki Imana yemeye guhagarikira Mose kandi yari umuhanuzi ukomeye w'Imana. Yego, amen. Mose yari umuhanuzi ukomeye w'Imana, ariko kuki Imana yamubwiye ngo ntabwo uzigera ukandagira mu gihugu cya hehe cy'i Kanani, igihugu cy'amata n'ubuki, bari barasezeranyijwe. Kandi mu by'ukuri ntabwo ari Mose, ntabwo ari wowe warakoze ibyaha byinshi. Ese ko dukubita ku rutare inshuro ebyiri nicyo cyatumye atagera? Kuko Mose buriya nyine Imana yarebye ubushobozi yari yamubonyemo, ibona azamara abantu abona agira umujinya. Imana hano ntabwo nyine kuki Imana yari yamutoranyije, Imana se yari yibeshye, kandi ahubwo byari biri mu mugambi w'Imana. Bishatse kuvuga ngo Kalebu na Yoshua ntibari kuvuga mwirankuru. Impamvu uyu munsi tubavuga wo bita Aroni se we, uretse Kalebu na Yoshua nibo navuze ndavugaho cyane ko nibo ufite amakuru. Impamvu batari kuvuga uyu munsi nuko yo Mose ataza gukubita kabiri
Urutare. Kalebu na Yoshuwa ntibabavugwa mw'iyi nkuru. Habavugwa Mose. Rero abandi bantu bose ngo batinye gutwara ubwoko bw'Abisirayeli kuko bari bamaze gutinya baravuga ngo Imana igubanyije Mose. Yego. Erega yaramugubanyije. Bamwe banaguye mwari uriya rugendo yagiye batsinda mu nzira. Uko Mose Imana yamwishe imukura mu nzira ataragera Abisirayeli bakiri mu nzira. Bantu bagira ubwoba baravuga ati natwe twahagwa. Hanyuma rero witwa Kalebu na Yoshuwa baratinyuka. Tinyuka ugize gute? Barashoboye. Haleluya. Tinyuka urashoboye. Ariko iyo ni gahunda iyo ni slogan yo mu Rwanda. Tinyuka urashoboye. Urumva ko rero ni ibintu bigendana. Hanyuma rero Imana irangije yimika Kalebu nande na Yoshuwa. Nibo bajyanye Abisirayeli babagezahe mu gihugu cy'i Kanani. Bishatse kuvuga ngo Kanani ureba imbere nk'inzozi, ubuzima bwiza umuntu areba nk'inzozi, bura buzima Imana irabuguhuka bubamo. Yego. Uziko Imana ishobora gukenyuruza abami ikagukenyeza. Birashoboka cyane. Uziko Imana ishobora kwambura ibikomerezwa kugira ngo nawe ikwambike. Uboneremo nyine uriremo. Imana rero iyo ikwemereye amasezerano, Imana igusezeranyije irasohora. Ariko abantu iyo badusezeranyije, ibyo badusezeranyije ntibigira gute? Baratubesha. Rimwe na rimwe baraduhinduka. Ibintu badusezeranyije ntibikunde. Yego. Niko nako abantu babaye. Niko n'abantu nyine abantu n'abantu. Kandi abantu bambaye inyama n'amaraso. Kandi koko abantu nabo ntibabarenganye. Isi turimo nikimeze. Iraduhindura. Isi ihindura abantu. Muri iki gihe isi ihinduye abantu cyane. Uretse n'ibyo mu isi dufite ibintu bitatu tugwana nabyo. Yego. Kandi bikomeye. Uhere ku mubiri twambaye ubwawo. Yego. Tugwana nawo. Ukurikizaho. Yego. Satani tutareba. Ukurikizaho n'isi turimo. Yego. Nyine urumva twabikwepera ibyo bintu byose. Nyine turi mu isi. Turi mu mubiri. Kandi twambaye umubiri. Turi kumwe na Satani. Umubiri utuye mu isi. Turi kumwe na Satani. Satani iri ahantu tutarebesha amaso. Ariko byitwa ko akorera muri iyi si. Urumva atari ikibazo se. Ituyemo na Sekibi. Ni ibibazo gusa. Wajya uyu Sekibi hatabaye Imana yonyine turengere. Hatabaye Kristo gaturengere. Ninde wundi wo kuturengera? Nta numwe. Imana yageze gutya ifata Satani imujugunya mu isi. Yavuga ngo wasi wegenda ugishije gute? Ugushije ishyano. Niba rero isi yaragushije ishyano ikinjiramo Satani, Sekibi ubwo n'abadayimoni bari rwambikanye bari kumwe n'abazimu n'imizimu byose baraza bitereka mu isi. Isi barayanduza bayigira umucafu. None iyo si niyo turimo twe. Urumva isi bayigira iki? Umucafu. Barayanduza. Bivuze ngo rero nimba barayigize umucafu. Urumva? Niba barayigize umucafu bakayigira umucafu. Bishatse kuvuga ngo isi yabaye umucafu, abantu tuyirimo tukaba turi mu isi yanduye, tugomba kwitwara nyine nk'abantu bari mu isi irimo Satani, isi irimo abadayimoni. Ubwo ni ukwihangana tukareba ko Imana yazatwambutsa urugendo amahoro, kuko bitabaye ibyo ngibyo rwose nta muntu wazakandagira mu ijuru, nta n'uwazigera rirunguruka habe no kuri nta n'umuntu wanagera no mu ijuru. Warigeramo gute? Waba uvuga iki? Waca hese. Ariko akose buri Imana we yazakora ikosa ryo kurimbura abantu bose we. Ntabwo byashoboka. Imana nayo rero ntabwo yabidukora. Ndetse nibongera kuyigomera. None se buretse nkubaze niba Imana yaduhaye Satani ngo tubane nayo. Imana nayo yabonaga tushobora gusobokana na Satani. Nyine ahubwo reka dusabe Imana ku busabe bwanyu. Itwicire Satani. Imana ibirebye hano dufungira Satani. Intambara zitabayeho. Oya, kubera yuko buretse none se intambara zitabayeho urumva atari ibibazo nyine. None izo ntambara kukizibaho. Ni Satani nyine niwe uziteza. Rero nje kubwira abantu Imana ibigira ngo irebe kwihangana kwacu. Mpamvu ndi kuvuga gutyo zuko nyoboye ko intambara ngo kwizera ni igiti ngo gifumbirwa n'ibigeragezo. Ariko rero abantu barambiye ibigeragezo bro. Barabihaza. Kuko ibigeragezo Satani iteza abantu, hari abantu babigwamo bakaniyahura. Kandi ngo umuntu wiyahuye ntabona iki? Ubugingo bw'Imana nta juru abona. Warikandagiramo se bibaho. Juru se ni ryaso. Ni rya bene wanyu. Wakwiyahura se ngo rajya mu ijuru se? Ijuru se ni ryanyu. Ubuhimye ndetse buriya kwiyahura. Buriya n'umuntu wiyatse ngo baze kwiheba bimasiki ngo bitera kwiyahura ukaba wihemukiye. Ubwigu
bwenge buvemo uzusange umwami Yesu aguha amahoro nyayo ubone ko ibihe birutana ubone ko ibintu birutana yego ubone ko ibintu bigeze gute birutana ubone ko ibihe birutana. Umunyarwanda yaravuze ngo utaranirwa agaramye ijuru riri hafi. ese buriya yego ijuru ribahe ijuru njyewe n'ubundi nakuze ndeba ko ijuru riba hano hejuru mu kirere ariko ubundi buriya riba hejuru. mbese hejuru so hari ijuru nyine mu gicu nyine hari igicu hejuru y'igicu hari ijuru. ijuru rero ntabwo noneho ushatse kumbwira ko iyi mvura tugusha iva mu ijuru. imvura bundi abantu baravanga ngo ni inkari z'Imana. bivuze ngo ibihagaritse bavugaga ko ari inkari z'Imana. Imana inyari inkari zayo zikaza zikagira gute zikatugeraho zikavamo imigisha gute. inkari z'Imana zaba ari umugisha nawe ukomeye zikavamo imigisha gute kuko uretse se neze iriga Imana ntiyikora. Imana irakaze urumva. Imana ni nyamadini. Imana irakaze irakomeye cyane. Abandi nabo baracyaza. Imana irakomeye cyane urumva. Imana izabazana. Imana irakomeye kandi izazana n'abantu baricyaza. Ni ukuvuga ngo rero nimba abantu b'Imana bakiri mu kwinjira mu nguge yego hari umutaramu nabonye witwa ngo Ebonowa yagize gutya tuburira abantu aravanga inkuge yego ariko mu by'ukuri arangije abona amamiliyoni y'igikenya gitangaza. ubu yaraniciye bivuze ngo Imana ngazabazana Yesu azabazana abari kure bose Yesu azabazana nabazane bakizwe. Yesu rero azabazana yego ariko kandi nanone nubwo Yesu azabazana reka tubwire ngo Imana itugabanyirize umusonga w'ibibazo uhagazeho muri iyi minsi. Umusonga w'ibigeragezo erega imisonga ni myinshi cyangwa se imisozi ni myinshi. hari umusozi wa biruhanya yego hakaba umusozi w'ibibazo hakaba umusozi w'ibigeragezo bitandukanye yego hakaba umusozi w'inzara. Ikigeragezo cy'inzara inzara iragatsindwa. inzara irakurya ikaguha nyoko urumva ikakwemeza ukavuga ati ubundi ibi ni iki. yego uzi ko buretse uzi ko inzara ikurya abantu umuntu umwe ukajya umubonamwe abantu babiri. inzara y'umuntu yarakijijwe bamwereka ibyo kavanga iby'Imana nzaba bimenye. ugati mbivuyemo kubera iki? kubera inzara. Imana rero dukurireho umudayimoni w'inzara kuko umudayimoni w'inzara utuma n'umwana w'imyaka 2 cyangwa imyaka 3 yego avuga ati wa mana we bimeze biti. inzara ni mbi kuko ndabizi neza. inzara irakurya ukitwa muzehe kandi ufite imyaka mike ariko ubwo kwitwa muzehe biratandukanye. hari uwafite imyaka y'ubukure hari n'uwo kwita muzehe bakubashye abantu kwitwa muzehe kubera inzara. neze reka nkubaza impamvu agasura gasa gutya uri kubona ubugari nuko wariye wanyweye uri kubona inzobe iri gucana kuburiya nambaye akagofero gasa neza ni ukubera yuko nariye wariye. yego naraye ndiye. wowe urakina n'inzara ikurya ukajya ubona abantu umuntu umwe ukamubonamo benshi. inzara irya umuntu icyo bita ubukoyo bukaza noneho akagenda kamera gutya urumva intugu zigahura neza agapfa imisaya yose ikagenda igahurira ukazubona igufwa ryanditse entre parenthèse yanditse 90 ukajya ubonamo imvuka ya 90. inzara wabyumvise? iyo ni inzara. iyo niyo bise iki? inzara. iyo niyo inzara ry'umuntu igahita imuha nyina ikakwica uhagaze. yarangiza inzara ikakwica urupfu rubi. ubundi inzara yica urupfu rubi. wumvise? ese Imana izaduhusha inzara. umuntu apfe kubera inzara ryame hasi umwuka uhere. Imana izaduhusha inzara. wabyumvise? ikigeragezo cy'iki cy'inzara wewe wakambara isaha wowe utari Yesu bibaho se? wajya kuyigurisha bakaguhereza senkani y'igiciro ukarijya shokora ukagura n'intoki za senkani ukagenda uzekera. none ariko Imana igihindura ibihe dushima Imana ko hari ibintu igikora. ariko turi ku musozi turi kubwira abantu ngo Imana idukure ku umusozi wa biruhanya umusozi w'inzara
ibigeragezo bitandukanye, ibigeragezo bikomeye, Imana igire gute, Imana idukurireho umusozi nk'uwo. Imana ikurireho umusozi abantu wo kuburara bakabwirirwa, bagashakisha bagashoberwa, abandi barya bagasigaza, nukuri birababaje, abandi bari kubimena, birababaje, abandi bari kugira gute, bari kubimena, abandi hari n'abagaburira inyama bakazigaburira imbwa, abo nabo ariko mbagaye utugaburira inyama imbwa. Hari abantu bicaye hari muri Nyabugogo baburaye, hari abantu bari ku muhanda bari gusabiriza, yego bari gusoresha, bari abantu bari gusoresha cyangwa bari guhoza abantu bazi ko ari imvugo yo guhoza amafaranga, ariko hari n'abantu bahoza ku mafaranga bagahoza mu buryo bwo kugira ngo bari gufunguza, babyita gufunguza, babyita kugabuza. Ariko mu by'ukuri bwana Vincent navuga ngo iyo yose ni inzara. Ahubwo nkibaze ngo gute Imana iha abantu ibintu ku buryo hari abantu bagira umurengwe, yego bakajya no kubigaburira imbwa. Imana rero yaka abantu ibintu bagaburira imbwa, ibihereza abantu babibuze, yego Imana nayo irumva. Ariko Mana koko aho uri ntabwo uri kutwumva. Wa Mana wagiye he ku buryo utumva Salomo? Nimba warambwiye kuzampa imodoka, waba umpaye amapine abiri nkaba ndi kuyahekenya, nkabanyabitse ukabujya bitse. Noneho buretse je nkabanyarya hazareba kuzampa imodoka itagira ipine none. We none bumpaye amapine mbe nyarya, nawe nujya kumpa imodoka ndebe kuzampa imodoka idafite amapine, none nawe ndebe kuzabikora. Ntabwo Imana yagusondeka. None Imana itanga ibintu byuzuye, ntabwo yaguha amapine none aha, yego ahubwo tegereza wihanganye. Reka no nkubwire, bara tuba tuganira turi no mu ijambo ry'Imana, yego. Hanyuma Abisiraheli rero niho twavugaga, inzara irabarya, yego, inyota irabica, umwuma w'inyota urabafata, umwuma w'amazi, inzara irabica. Baravuga ngo Mose watuzanye gupfira mu butayu. Hari rivuga ngo Mose watuzanye gupfira mu butayu, gushirira mu butayu. Ngo none ko Mose apfuye cyangwa agiye, umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho, se nabo baje gupfa. Ngariko dufite ubaruta, Yesu niwe ubaruta. Rero kubera ikibazo cy'inzara, kubera umwuma w'amazi, kubera ikigeragezo Satani n'abadayimoni b'inzara bateza, byatumye Abisiraheli yego batangira kunamuka, yego cyizere kibashiramo. Icyizere kigira gute? Kandi baravuganye n'Imana. Icyizere kirashira. Kandi baravuganye n'Imana. Kandi baravuganye n'iye, yego Mana we. Abisiraheli baranamuka, uri kubyumva? Icyizere kirashira neza ko batazarya, kandi Imana yarababwiye ko bazarya. Rero Imana ni hahandi bavuga ngo usezeranije ibintu ikagusezeranya, ikubwiye ngo tegereza ugize gute, wihanganye. Ariko ari ikintu ngira ngo mbaza abantu badukurikiye, ubundi ko umuntu apfa kandi Imana yaramusezeranyije kandi agapfa bimwe atabibonye, arashobora kuvuga ko hari ibyo aba yarenze Imana. Ariko ni ukuvuga ngo Imana igusezeranyije rero, igusezeranya n'abuzukuru n'ubuvivi n'ubuvyivure, kuko Imana yasezeranyije Mose, imusezeranyije ibyo bise Abraham n'Abisirayeli babipfiriyemo batagezeho nabo benshi cyane. Ariko abo abana babo bari barabyara n'abuzukuru babo, kuko rura rugendo ngo rwagenzwe imyaka 400. Birumvikana byari bigoye ko abantu bamwe bari muri abo ntago bagiye. Wenda reka tubare ku kinyejana cy'ubu, umuntu urenze imyaka 100 aba yakuze cyane. None bivuze ngo ibinyejana bine hari hamaze gupfa abantu bo mu binyejana bine, abantu 100, 400. Nyine ibinyejana bine, imyaka 400. Abantu bari babaye ku isi, ibyo binyejana bose bari barapfuye. Ubwo bivuze ngo hageze abuzukuru baragiye bibera mu rugendo, yego, bararyama baratuza, abandi barapfa, abandi barahambwa, abandi baravuka, nabo barapfa. Amaye nka data, urumva ko numva byari bitoroshye by'Abisirayeli. Ariko kandi Bibiliya ivuga ko ngo hari n'abarambaga imyaka 900 ikarangira.
yego yego. ariko ndibaza ko imyaka magana ari myinshi bro. Ni ukuri ni myinshi, ariko Imana yo uzagenda urugendo amasaha 5, ariko bajya bavuga ko kandi buretse bagendaga n'amaguru. Icyo kiri gitangaje, bagendaga n'iki? n'amaguru. N'amaguru. Bivuze ngo abantu ba kera barakomeraga. Ni nko kukubwira ngo uva hano ujye muri Amerika n'ibirenge. Se buriya byagufata imyaka ingahe dushyize mu mutwe wacu? Wenda reka tubare ku bantu bari mu ntara, bari mu Cyangugu, kukubwira ngo uva ahantu bita kuri Nyungwe, reka dufate muri Nyungwe, uveyo n'amaguru uze ugere hehe? I Kigali. Uze ugere i Kigali. Umvise? Yego. Uri kugenda n'amaguru, uri kumva haracyari abandi, uri kugenda n'amaguru. Yego. Ugende n'amaguru, umvise? Yego. Ugende n'iki? N'amaguru. Ugende n'amaguru. Umvise? Yego. Ugende n'amaguru. Nurangiza kugenda n'iki? N'amaguru. Uve mu ntara uzi Kigali n'ibirenge. Nta modoka, nta gare. Yego. Abe n'itokoma baguhaye ngo unyureho. Yego. Wowe ugendesha ibirenge byawe. Yego. Ubitambagize ugende. Yego. Ugere i Kigali. Ni nko kukubwira ngo ujya mu ijuru n'ibirenge. Wajyayo. Wowe wajya mu ijuru ukagenda n'amaguru. Keretse Imana igutegeye. Ariko Imana irangije iravuga ngo mugende n'amaguru. Muzagerayo i Kanani. Mu gihugu cy'isezerano. Ngane baba bandi bishigiye ngo ndagaswigigire. Urumva? Nyine ni ikibazo gikomeye. Umuntu w'ikigengo we mucanza yavuga ngo ndagaswingingiri. Ibi bintu ni ibiki ngo ni ibiki? Ibyo ni nk'ibi. Urumva? Gusa ariko buriya nabo bari bafite ukuntu babivugamo bitewe nuko babonaga buriya baravata urugendo rubaye twakakabishye. Badukakabishye. Yego. By'Abisirayeli ni birebire. Twari turi kuvuga kuri Mose rero. Mose rero Mose urumva ntabwo yageze hehe? I Kanani. Yego. I Kanani Mose ntigeze agerayo. Yego. Ahubwo Mose. Yego. Mose yabaye, urabona hano hari umuhungu uri kumanura amakabutura akagwa munsi y'ipantaro. Ipantaro ariko munsi y'ikibuno. Wagiye wambara neza sha. Rega wabaye mutara mu mustari mujamba. Rero nibyo ravuga abihigiye baravuga ngo ndagaswigira injiri, ariko babivuga bagize gute ibintu bitanganye. Yego byabarenze. Uri ahantu umuntu uri kwibaza ngo ariko ku kivangeliste yavuze ijambo ry'Imana yambaye ingofero. Ni ikibazo gikomeye. Imyumve hari n'abantu bavuga ngo nta muntu nguvuga ijambo ry'Imana ngo yashutse imisatsi. Niba yarashutse yaramaze. Ubu byarakaze. None se Imana reka nkubwiye. Imana ntagiba mu ibyo bintu byose. Urumva? Imana ireba umutima. Yego. Imana ireba iki? Umutima w'umuntu. Reka nkubwire ngo niba ufite umutima umenetse, ukaba ufite umutima, Imana irabibona. Imana iri kukureba ikakuruza uwo mutima, ikakureba ikakurungura, ikakubona. Imana ibona ibyaha ukora wihishe utuje. Imana ifite kamera. Imana ikabona ibyaha bya byose ikabibona. Urumva? Yego. Ikabikamera. Imana ifite jumeri ikomeye. Ikakureba. Yego. Umunsi mwizagusekura. None Imana ikugumanye. Umunsi umwe izaterura idimbe hasi. Umunsi umwe izaterura idimbe hasi. Ikibazo cy'igihe naho ubundi. Tabarwa ko uzatabarwa. Urumva? Ni ikibazo cy'igihe ntutinye. Gutabarwa bwo uzatabarwa. Ngo bamwe bicaye ku ntebe y'imanza bararuka. Bamwe bapfuye bahagaze. Ngo rutwa n'uwasaze. Ngo rutwa ngo n'uwapfuye akazikwa. Ukibaza ngo kubera ibyo byose baravuga. Ukibaza ngo kubera iki umuntu. Ngo ndikubwira abantu badukurikiye. Yego. Kuki bageraho bakavuga ngo uriya muntu yapfuye ahagaze. Bakavuga ngo uriya muntu yapfuye yagize gute? Ahagaze. Kandi ari umuntu muzima ugihumeka. Ni bya bindi bita guca imanza. Iyo ngiye twakaba tuyita imvugo nyandagazi. Yego. Ariko kandi iyo mvugo bayikoresha iyo umuntu. Yego. Iyo umuntu ari gukora ibikorwa bidasobanutse, agakora ibintu bigize gute bitameze neza, bitameshe mu yandi magambo. Yego.
Mose baramubwira ngo kubitaho rimwe, arangije kubitaho kabiri kubera rega nawe yarafite inyota. Ariko ukibaza kuki Imana yo yafashe Mose yarangiza ikamugerageza ngo nakubiteho aruzi iri kubona inyota. Irangije ifata Satani mushyira mu isi, iravuga ngo bana n'abantu. Ariko Imana nayo ifite ukuntu yakoze ibintu, nayo tuzayibaza. Imana iri kutwumva. Jewe wayinzanira nayibaza, ariko ninsekure turi mu ijambo. Yego Imana nayibaza nkayibaza. Erega ni no kwibaza. Kubera icyo wafashe Satani ufite amahembe, Satani usa kuri Satani w'umukara w'umwirabura. Abazungu n'abagome bafata Satani bamugira umwirabura. Filimi ya Yesu yose ze nk'abakoze abazungu gusa. Wabisobanura nti abakinye filime ni abazungu. Mariya ni umuzungu cyane. Kuki none reka bazima kuki wafashe Mariya ukamugira umuzungu ugafata Yesu agakina filime ari umuzungu? Babuze n'abantu b'inzobe bashyira mu basi ubumenyi burutu bwacu. Abanyafurika tuvuye ko turi ibiwana, ntabwo turi abantu. Icyo gihe ntabwo twari bwamenye ubwenge. Nimba uvuga ko umuntu aremye mu ishusho y'Imana, reka birumvikana. Ariko warangiza burabo ushatse kuvuga ko Mose wasanga ari umwirabura to, kuko Mose yakubiseho kabiri ngo bivuga ngo nta bwenge yagira, nta mibare ye. Abirabura nta bwenge bwo tugira abanyafurika. Yego ariko abazungu bafite ubwenge. Ngo nimba Mose nawe yarakinye filime rero ari umuzungu, baratubeshye. Yego kuko ibintu bigaragaza ko iriya filime ya Yesu yakinwe n'abazungu bafite ubwenge, ariko nyamara Mose we aza gukubitaho kabiri, Imana iramukumbanya. Ubwo bivuze ngo rero yari yibagiwe. Ubundi abazungu ntibakaduseke, abantu bose ni bamwe none, kuko Mose yakubitaho kabiri kandi yari umuzungu. Reka nkubwire, abazungu buriya muri bihugu by'Uburayi bafata Satani bakayigeranya nk'abirabura. Urumva? Ubwo bivuze ngo umwirabura w'inzobe aba yapfuye. Reka umwirabura umwe wirabura Abasenegali, urabazi ubwo bakazungu mu gihugu cy'Abasenegali. Buriya Abasenegali ngo barirabura cyane. Buriya ngo nibo bagereranywa na Satani, kuko Satani yariraburaga cyane. Urumva? Noneho reka buretse se kandi ikigeranyo cy'abantu bavuga ko abantu b'inzobe ngo nta bwenge bagira, bakazungu. Umvise? Ngo abantu b'inzobe nta bwenge bagira. Kandi abazungu ni inzobe cyane. None oya, abazungu ntabwo ari inzobe. Oya, ni inzobe zicanye cyane. Abazungu ntabwo ari inzobe, ahubwo barera. Oya, byo kwera se barera n'Imana, bari Abababiloni. Rega nibwo tuba turi mu ijambo ry'Imana, hari ibintu bagiye bakora. Ngo tugiye kubwiriza abantu b'Imana ukaza n'imbunda ukabafinda, twaza kabucura hano uje kubwira Imana abantu abanyafurika. Ariko abanyafurika cyabara gutungura mwabami. Wowe umuntu ari kukubwira ngo Yesu yaranyavuga ngo ari nyamagi, nta munyafurika nta munyarwanda yemerewe kurya amagi n'ay'abazungu. Yego niko bimeze n'ibintu by'imbuto. Inkoko yabaga ari y'abazungu n'icyo gihe. Imbuto zose zabaga ari z'abazungu. Kuki Imana yemeye ko bino biba? Ariko kandi Imana yemera ko biba kugira ngo bitubere icyigisho. Yego impamvu tuba tuvuga ibyo byose, hari abantu badukurikiye babyibaza. Yego babyibaza bakibaza ngo kubera iki bimeze gutya. Twari turi kuvuga rero kuri urwo rugendo, ariko nari kubwira wowe udukurikiye, nanjye ibyo narabyibazaga. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo tukiri abana twatekerezaga nk'abana, ariko niba tumaze kuba abantu bakuru tugomba gutekereza nk'abantu bakuru. Abantu rero mwese mutekereze nk'abantu bakuru, muve mu by'ubwana, mukure mu mwuka. Yego mukure mu ijambo ry'Imana. Nubwo mvuze ibyo ngiye ntabwo navuguruza umugambi w'Imana, ahubwo ari kugira ngo abantu bakure mu mwuka. Niba ufite ibigeragezo ibikugoye, ihangane, Imana izagira gute? Izagukuriraho ibigeragezo. Imana igukureho ibikugoye, ariko nawe uhinduke, abantu bahinduke, bahindukirire Imana. Murakoze, ibindi Imana ibaha umugisha. Ikiganiro kiranaranye. Murakoze.